niryo jambo riri mu rugo iwacu, niryo ririmo kuduhumuriza. Twamusezeyeho tumubwira ngo bye papa, niko twamwitaga, ni papa wacu, kubera ko tuzamusanga mu ijuru kuko yatubereye intwari, nta kibi na kimwe twibuka iwacu. Eric ashobora kuba azize akazi yakoraga, ariko kandi akazi byari na ngombwa ko akora kuko ari kamwe mu mirimo igihugu gikenera. Eric ajya kugenda, icyumweru yagiyemo twari twavuganye, navuye mu misa gusenga nza kuvugana nawe, ndamubwira nti kwa mukecuru nagiye kumusuhuza. Ati noneho ubwo uriyo mpa telefone mvugane na mukecuru. Namuhaye telefone baravugana baraganira, arangije arambwira ati rero ngewe ndashaka kuzaza kumureba ku wa gatandatu, ariko ninjya kuza nzaguhamagara nkumenyeshe kuko ninjye wabaga ndi hafi ya mukecuru wacu. Ubwo byagiye kugera ku wa gatandatu, ku wa gatanu nijoro ugiye kumva telefone isonye nijoro nka saa 7:35. Umuntu wampamagaye yarambwiye ngo Eric yitabye Imana. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.
mwese abatabaye nimukomere. Ndabibwira by'umwihariko umufasha wa nyakwigendera n'abana be, abana babo batatu. Ibya Eric Nsabimana ko nabyumvise, ko nabibwiwe, birababaje cyane. Ntabwo yazize uburwayi cyangwa impanuka, yarishwe, yambuwe ubuzima n'abagizi ba nabi. Kimwe rero numva twakora turebeye kuri Yesu Kristo ni ukubabarira abo bishi tutazi, ni ukubasabira kuko nabo batazi uburemere bw'igikorwa kibi bakoze, tukabasabira kugira ngo bareke kunangira umutima. Eric bishe ni umwana w'Imana, twavuga ko barwanyije Imana umugambi wayo yirema abantu, ishaka ko babaho muri iyi si, ibafiteho umugambi bagomba gusohoza,
kandi ikabifuriza iteka ko bagira ubuzima kandi ubuzima busagambye. Abishi ba Eric ntibatubibemo ubwoba bw'urupfu ngo tubeho duhora twikanga, kuko byaba ari ukutwica natwe ku bundi buryo. Eric atabarutse akiri muto, imyaka 44 y'amavuko. Ntabwo ari twebwe tugena, ntabwo ari twe twihitiramo igihe tumara kuri iyi si, ariko tuzi yuko hari n'ushobora gutabarukira mu nda ya nyina, hari ushobora gupfa akivuka ari muto cyane, ari uruhinja abyiruka. Ntabwo duhitamo. Icyo tuba twifuza ni uko twarambana n'abacu kuri iyi si, ndetse tukaba twanabibonamo umugisha, ariko ntabwo ari twe tubigena. Twebwe dusabwa kubyakira uko biri. Twibuke ko na Yesu Kristo, umwana w'Imana w'ikinege, birumvikana ko hari umwana wayikunda cyane, nawe atatinze kuri iyi si. Batubwira ko yishwe amaze imyaka 33 gusa. Birumvikana ko kuri iyo ngiyo Yesu Kristo yamaze, Eric yararengejeho 11. Ntabwo rero kuba bigenze gutya twajya kuburanya Imana. Sinzi niba hari n'icyo twageraho, kuko nta gisobanuro mbona dushobora kubona kuri ibi biba byabaye. Yesu Kristo tuzi ko yagiraga neza, aho yanyuraga hose yigisha, yirukana roho mbi, akiza indwara, azura abapfuye. Nyamara yaragambaniwe, arabeshyerwa, birangira nyine abambwe ku musaraba nk'igisambo, abariho apfira. Ako ni akarengane ko muri iyi si, wenda gashobora no kuzakomeza kubaho kugeza igihe iyi si izashirira. Eric ashobora kuba azize akazi yakoraga, ariko kandi akazi byari na ngombwa ko akora, kuko ari kamwe mu mirimo igihugu gikenera. Ako kazi akaba yaremeye kugakora nk'umwenegihugu, ariko kandi nk'umuntu washaka kwitangira urugo rwe kugira ngo rubone ibirutunga. Ariko ako kazi gashobora kuba ariko kamukururiye abanzi bafashe icyemezo cyo kumuvutsa ubuzima bwe. Amasomo matagatifu tumaze kumva aduhumurize, adukomeze. Twumvise ko Yobu yagwiriwe n'ibyago bikomeye, akabura be, akabura ibintu bye byinshi, kandi iyi nkuru itubwira ko yari umuntu w'intungane. Nyamara yagwiriwe na biriya byago bikomeye,
nyine atashoboraga kubonera igisobanuro, ariko twumvise ko yabyakiriye yicishije bugufi imbere y'Imana ye, akirinda kuba yayicumuraho mu bitekerezo bye no mu magambo ye, ahubwo agakomeza kuyisingiza agira ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzasubirayo nambaye ubundi. Uhoraho niwe wampaye, Uhoraho niwe wishubije, nihasingizwe izina rye. Ni urugero rero rwiza kuri twebwe. Nta kintu na kimwe muri iyi si gikwiye kudutandukanya n'urukundo rw'Imana. Nta kintu na kimwe cyatubaho muri iyi si, icyago, amagorwa, cyatuma tugeraho twibagirwa ko Imana idukunda, ko ari umubyeyi wacu, kwihora idushakira icyiza, ikamenya kwandika ibigororotse ihereye no ku bigoramye. Iyo Mana rero twemera, dukomeze kuyiringira kuko ari nayo yonyine iba ishobora kuziba iki cyuho dusigiwe na nyakwigendera. Ikazabera umubyeyi, ikazagaragariza ububyeyi bwayo budasumbwa aba bana bakeneye gukura, nabo bakazashobora gusohoza neza umugambi iyo Mana ibafiteho muri iyi si. Ikazahumuriza, igahumuriza umufasha wa nyakwigendera kugira ngo akomeze kubaho adaheranwe n'ishavu, adaheranwe n'agahinda. Mu Ivanjiri twumvise ukuntu Yezu Kristo yagiye i Betaniya igihe bari bamumenyesheje ko inshuti ye Lazaro yapfuye. Yezu Kristo rero akahagaragariza ububasha bwe, azura Lazaro mu bapfuye. Twabanje ariko kumva yuko yari ababajwe cyane n'urupfu rw'inshuti ye, kimwe n'abandi bari aho bari batabaye. Yasutse amarira. Igihe cyose turi mu byago, tubabaye, dufite agahinda, tujye tuzirikana ko Yezu Kristo ari ku ruhande rwacu. Twumvise ko yakomeje mushiki wa nyakwigendera amubwira ati upfa kwemera nigezuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Yezu Kristo wavugaga ibingibi, tuzi ko nyuma yaho nawe yanyuze muri iyo nzira agapfa, ariko ntiyaheranwe n'urupfu. Imana Data yaramuzuye ku munsi wa gatatu, iramukuza, imuha kwicara iburyo bwayo nk'uko tubivuga mu ndangakwemera. Imana rero ifite ububasha ku rupfu. Urupfu ntabwo rufite ijambo rya nyuma, ntabwo ari iherezo, ahubwo ni inzira. Inzira ni Imana ubwayo muri Yezu Kristo yemeye kunyuramo kugira ngo idutinyure, kugira ngo hirya y'urupfu dukomeze kugira
amizero ko hari ubundi buzima, ubuzima bukomeza, ubuzima ndetse busumbye kure ubwo muri iyi si duhuriramo n'ibibazo n'ibigeragezo binyuranye. Pawulo intumwa haraho abivuga neza ati nsanga amagorwa ububabare byo muri iyi si bitagereranywa n'ikuzo dutegereje tuzagaragarizwa twebwe abana b'Imana. Twinginge Nyagasani kugira ngo twebwe abateraniye hano twese kubera ukwemera n'ubuyoboke Kristo Yesu Eric yari umwana wa bucura iwacu, ni umwana twakundaga, yari umwana twakundaga kandi wubaha. Eric yarangwaga n'imirimo myiza gusa, ntabwo wamubwiraga ikintu ngo agusuzugure, kandi yakundaga kwishima aseka. Eric yaje kujya mu mashuri, yiga vuba vuba, arangiza vuba. Aho arangirije yaje kuyobora akagari k'iwabo igihe gitoya, yaje kuhava aza mu gipolisi, ariko ntabwo yirengagije umuryango we. Eric bamubwiraga ikibazo ku muryango we agahita yihuta aza kureba impamvu. Eric ajya kugenda, icyumweru yagiyemo twari twavuganye, navuye mu misa gusenga nza kuvugana nawe, ndamubwira nti ndi kwa mukecuru nagiye kumusuhuza. Ati noneho ubwo uriyo mpa telefone mvugane na mukecuru. Namuhaye telefone baravugana baraganira, arangije arambwira ati rero njyewe ndashaka kuzaza kumureba ku wa gatandatu, ariko ninjya kuza nzaguhamagara nkumenyeshe, kuko ninjye wabaga ndi hafi ya mukecuru wacu. Ubwo byagiye kugera ku wa gatandatu, ku wa gatanu nijoro ugiye kumva telefone isonye nijoro nka saa 7:35. Umuntu wampamagaye yarambwiye ngo Eric yitabye Imana. Namubajije se yararwaye ntitubimenye ngo reka da. Ubwo ngubwo urugendo rwa Eric nta kindi namuvugaho, Imana imuhire kuko ridashira. Koze ngiye mufasha jyanama we, mwebwe mwari inshuti, ababyeyi n'abavandimwe. Icyo navuga, turamushimira cyane, yatubereye intwari, twagize amahirwe kubana nawe, ugize amahirwe yo kubana n'intwari kubera intangarugero nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, nukora ibyiza uzemerwa. Niryo jambo riri mu rugo iwacu, niryo ririmo kuduhumuriza. Twamusezeyeho tumubwira ngo bayi papa, niko twamwitaga, ni papa wacu, kubera ko tuzamusanga mu ijuru kuko yatubereye intwari. Nta kibi na kimwe twibuka iwacu, n'abavandimwe be n'inshuti, nta kibi. Imana iruhuko ridashira, tuzamusanga mu ijuru.
ijuru. Dusabe Imana izamuzura afite imbaraga, imushyire mu mubare w'abatowe, izamugirire impuhwe igihe cy'urubanza, kugira ngo namara gukira urupfu akire n'umwenda we wose, maze asenderezwe ibyishimo bidashira. Dawe nyir'ubutagatifu, turagushimira kubera bari hano n'abapfuye, kuko washaka urupfu rwe ku musaraba yababaye cyane, kandi kubera ko ubuzima bwe burusha urupfu imbaraga, yemeza ko tuzabaho. Nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba bafite ubuzima muri wowe, hamwe n'urugaga rw'abatagatifu bose, tugusaba duhuje ubuvandimwe turirimba dawe mu ijuru. Dawe uri mu ijuru, twizera kandi twemera yuko twese tuzazuka. Ndi muri uko kwemera ngiye guha umuntu umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uradusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Umuti w'umubiri we, maze amasengesho tuvuga tumusabira nayo yakirwa n'Imana. ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uradusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uradusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uradusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. ndakuramutsa Mariya, ujine muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyara asingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, uradusabira tw'abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Eric, umuvandimwe wawe. Maria,
Muraho.